noneho ubwo rero yarafite ngo umukobwa, ndibuka ko Ernest tukundana yabaga afite abakobwa bamuraritse kujya kumugurira kuko kuri hoteli bavuye hanze. N'umuntu wari ufite igikundiro kidasa, njye nakekaga ko yitutera imiti, akambwira ati Chantal, buriya ni n'umwana mwiza, ajyaga ambwira ati turi kumwe kuri office turi kuganira, akambwira ati hari umukobwa wa reserve hoteli iyi yaba mu Bufaransa, aragera i Kigali nimugoroba, ati yatukoresheje gahunda zose, ati ubwo rero turajya kurarana. Numva ntacyo bintwaye. N'umuntu wari ufite umwuka w'ubusambanyi cyane, ariko nawe sinamurenganya kuko abakobwa baramukundaga cyane, ariko bambwiraga yuko ngo impamvu bamukundaga cyane ngo yarazi kubakorera gahunda neza. Ariko jewe yagiye atarabinkorera, ni ukuvuga ngo mu gihe nabaga niteguye ko aza tukitegura dukore ya gahunda y'umurenge yari yansabye, mu gihe nari ndimo mbwira abantu tuvukana na famiye, nashidutse Ernest hari umwana twabanaga ambwira ati Ernest yateye igikoma, ndigendera. Arangije arambwira ati se Chantal ko ukiri mwiza ko batakurongora, numva narira. Ndigendera nawe arigendera, nuko nubwo duherukana. Noneho urumva nkimara kongera kumubona, cya gikomere cyarongeye. Telefone z'abakobwa bose bari baziranye yarazibunotse. Indi nese ubu ngubu nta ba ex bakundana cyangwa bavugana. Ese kurongora umuntu ni igitangaza ku buryo utavugana nawe. Urabona Ernest yaje ku umuntu ukomeye, ariko urumva gihe twagombaga kuvugana akamana service kirego cyanjye, kuko nanjye numvaga ko uyu muntu agoyemukiye mu rukundo bitabatabire kirego cyanjye, kuko nanjye numvaga ko uyu muntu agoyemukiye mu rukundo bitabatabirega. Nayo mpamvu ntamureze nari nzi ko batabirega, ariko uwo mwavu kuri civilize yize droit international. Urumva n'umuntu wize hanze azi iby'amategeko kurusha aba bavoka bo mu Rwanda. Bakunzi ba Shyorongi TV 195 hamwe na Zozo TV, tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, twifurije amahoro y'Imana isumba byose. Reka tuvuge ngo mumeze mute aho muherereye, cyangwa se aho mubarizwa mu mirimo itandukanye, cyangwa se aho muri gusengero. Mwese turabakunda kandi bifurije kugubwa neza mu mwami. Ndime kumva Theoneste ntirenganya, inshuti yanyu yakadasohoka. Ndabakunda kandi Imana ikomeze nayo ibankundire mu izina rya Yesu. Reka dusuhuze abadukurikira bari mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi, kuko twibukiranye ko iri koranabuhanga rigera ku migabane yose y'isi, waba uri i Burayi, waba uri muri Amerika, waba uri ku mugabane wa Aziya, muri Afurika hose. Kudukurikirana biroroshye cyane, upfa kuba ukunda ibiganiro dukunda gushiraho, ndabizi neza ko bitakugora. Bari gumurisha rero ni Shyorongi TV, ugashyiraho 295 ukaba winjiye ku muyoboro wacu. Bari bamugisha rero, cyangwa se kuri Ziraziritse TV, naho ugeraho ukabona ibiganiro byacu kandi byiza. Nitwa Kwizera Valens, ngiye muri kumwe turamenyeranye, turaziranye kandi ndabakunda. Nanjye ndabaramukije rero mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mu mujyi wa Kigali. Ngiye niho ndahera, bajya ngo havuga nyuma. Rero ndahera mu mujyi wa Kigali, turere dutatu tw'imirenge 35. Namwe ndabatahije mwese badukurikira dukunda intara y'Uburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Mukomere, turi kumwe kandi turabakunda cyane. Namwe muradukunda turabizi. Turabamukije bari mu Burasirazuba bwa Afurika, mu Majyepfo ya Afurika, mu Majyaruguru Afurika, mu Burengerazuba bwa Afurika no hagati muri Central Africa n'ibindi bihegera hose. Turabatahije bavandimwe mudukurikira. Yasoni, ariko Yaso uzatubwira yumva tugutashya buri munsi ubifata gute? Wumva umeze ute kabisa? Aherutse kunyereka amafoto noneho ari ahantu ngo hafi y'inyanja y'umunyu, urumva kandi w'inyanja y'umunyu ngo ahantu yitegeye ngo ikibaya. Aranyereka ari ku musozi wa Elayono hamwe Yesu yazamukiwe. nyanja y'isukari se we Anyereka ako birenga Yesu ari y'umunyu gusa ku isi, nta y'isukari hari. Anyereka umuntu warambuye ibiganza ngo ahantu Yesu yarahagaze agiye kuzamuka.
nirenga umva ahantu hatari umugisha buriya waje tukajyeyo we kujyayo hari umuntu wese ibiganza ngo ahantu Yesu yarahagaze ninjye wahara niho nzabanza ahantu yarahagaze azamuka kabisa. Turabatahije rero mwese nshuti yanjye Winifrida Iyamuremye muri Australia, ndagutahije mubyeyi, komera komera na mutware wawe, Imana ibane namwe. Mugwaneza Antoine muri Espagne, muhungu twabanye. Valerie, Imana ikurinde muri USA. Mama Daniel, Pastor Kamayana, Imana ibarinde. rekeraho Ziko byamara umwanya byatwara ikiganiro. Ntabwo nongera. bakora comment Ndakuramukiye nirenganya nawe turi warumva umuntu telefone kuri radio ngo ndasuhuza umudamu wanje turi kumwe naraze ngo n'abahungu turi kogosha hano muri salon ngo ndabatahije ibaza ariko nawe rero ndagutahije sasa urakoze cyane ntacyo zawe ndazishije wowe ujye ukora comment bavuze ngo tusuzana no muri comment ugize kubaza abantu ufite byibuza urana amasharinga bakabona ibyo wakoze cyangwa uretse wazengo se uretse no kubatashya ahubwo wazengo benshi turanavugana no kuri WhatsApp aba bari mu bihugu byose uko mbivuze. Iyamuremye, Valerie, Mugwaneza, Madaniel, abo bose nta contact zabo mfite za WhatsApp uko mbivuze bose nta WhatsApp namba zabo mfite. Reka tuvuge ngo abazagira amahirwe bakava kuri Zirageze TV bajye bashyiraho comment bavuga ati twagukurikira. Reka abantu iyo bageze hanze akenshi iyo utabitayo nabo ntabwo bakwita nese nabitaho gute ntabwo kutabite nabo ngiye nibura ngenda bavuga hano ndanabasuhuza n'umwanya mbonye ntabwo kutabite zabo mfite kandi bagiyeyo ntibazima none ubwo nakora iki? Wikenye ko Kwizera Valens no musesenguzi asesengura ibiri kuvugwa n'abantu hirya no hino, agasesengura ibiri gutekerezwa ibiri gutekerezwa mu mitima y'abantu se reka ntabwo ibiri gutekerezwa ntabwo sesengura ibyavuzwe n'ibyagaragaye, ntabwo sesengura mu mitima ntabwo ujya ndebamo. Murakoze cyane rero kandi nabwo ongeraho ko tusesengura cyane ibyerekeye mu iyobokamana. Hari igihe tuvuga koko n'ibindi hanakantu kanya turaganiraho gasa n'akatari mu iyobokamana ariko kari mu rukundo buriya byenda gusa ko Imana n'urukundo ariko twibanda cyane mu birana n'iyobokamana, amadini, amatorero, imyizerere, imisengere, amakorari, indirimbo, insengero, abapastori ni naho twerekera cyane ntabwo dukunze kuhava ibintu twavuze bya politike ni rimwe gusa twavuze ikiganiro rimwe hari twize kugikoraho. Kubakunda rero bigendanye n'iyobokamana ni mutega amatwi mutwumve aje gusesengura ibi kuvugwa, ariko kandi reka mbanze mvuge ngo namwe mudukurikira mujye mugira uruhare gukora share ku nshuti zanyu kugira ngo zidukurikire. Akenshi twibona ku ijambo ry'Imana kubera ko ryo twahamagariwe cyangwa se kubivugwa mu ijambo ry'Imana. Imana rero baho umugisha kandi Imana ikomeze kubaguriza imbabazi zayo. Reka tubaze umusesenguzi ryahamye uko yiteguye ayo mazina ugenda umimbira irushanwa ry'amagare ku isi yose rizabera mu Rwanda. Cyakoze rako kantu twavuze ngo rigiye tuvuga no kubitari kwiyobokamana ku isima ry'amagare ntabwo rimwe iyobokamana ariko ntacyo cyakora ririteguye basi n'ubu ntahantu nciye mu kanya ariko birabyuma ni ibyo kugira ngo igare ridatimuka reka ngo ahirye muri boroderi umumaro wabyo ni uwo biri ku muhanda hose gutya inzira z'abanyamaguru. Oya hari naho bifatanye gusa ari ishene atari ugufunga inzira n'uyu muhanda wo hepfo yaba hano birahari, hari n'ahandi bigiye byo biri kuhara gusa kuri buro atarwa ngo gufunga inzira ubanza hari kuko biba bifatanye. Njye naketse ko biba binaproteje ariko buryo hagize nko wakubitana wagira ingorane atagwa muri borodire birabyibuka byamutangira hano neza icyuma kira beton nye ntago ariko uburyo bikoze ntago cyakwangiza umuntu biriya ni ikimenyetso birafatanye ntago byawo biriya ni ikimenyetso cyuko utemere kwambuka kaburimbo. None se nahatari uburyo hatambukirwa n'umundi ko bihari ahari kote iro nk'ishyamba gusa hepfo cyangwa yahahanamye cyangwa igishanga wahambukira ujya ugiye kwambuka ujya muri zebra crossing gusa. Ndakubaza hari ahantu biri nta nzira n'umundi hari yambuka nta kayira kari hepfo ahubwo nk'ibirometero bibiri ari ibishyamba ari ibiti ari igishanga nta kintu bitangira ntago impande zombi bazambukiramo nanone ariko kimwe cyo ririteguwe ariko none sabira nanjye nzahagara ku muhanda hano ndebe kabisa nzahagarara ahantu pe ntago uzabyemeye guhagarara ubundi ibintu bya siporo kenshi ntago
nkunze kubikurikira, cyakora ndabyumva kuri radiyo, ariko kubireba siko mperuka kureba umupira muri 1993 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ngurebye rimwe. na Pawulo ngo yavanga ngo Pawulo se yarebaga umupira? Yarebaga umupira? none se ko ari idini rimwe rivuga ngo tujye dukina imipira ngo tuvuge Si njyewe ndi idini, umupira uvuga ubutumwa njye mvuze ibyanjye kwizera, ntabwo ndi idini. Aho umupira uvugira ubutumwa simpazi, aho ugiye kubeshyira Pawulo se ngo yarebye imipira kandi nawe ni siporo, ariko ni nziza. Gukora siporo ni byiza, hari igihe n'umuganga akubwira ngo ukore siporo. Njyewe bambwiye ngo nkora siporo yo kugenda, ngo nkora akagendo gusa, kandi ndabikora rwose, ndabigerageza. Nuko rero warubaje ngo ryiteguye gute? Ryiteguye nk'igikorwa cyiza cyiza mu gihugu cyacu. Bavuga ko muri Afurika no mu Rwanda rizaba ribereye gusa, ry'isi yose ni igikorwa cyiza kandi bifite umumaro mwinshi bizadusigira. Abo bantu bafite amahoteli bazinjiza, bafite ibyo bacuruza binjize, kandi ibyo bazinjiza nanjye amaherezo bizangeraho. Burya bitugeraho natwe kuko abantu batabimenya. Burya hoteli yacuruje neza, amaherezo nanjye bizangeraho. Ubwo rero umva ko umugisha mwinshi, ariko bizatangira ku cyumweru. ku cyumweru Kandi aho rizanyura hose twibukiranye n'abantu basenga ku cyumweru, utazazinduka azabura inzira, kandi ni mu cyumweru cyose. ariko biterwa n'ahasengera, ariko bizaterwa n'ahaza abasengera. ariko ari abantu nyine bazasengera bisabye kwambuka imihanda, abo ngabo abari mu mujyi hagati, katuvuge gutyo wenda, mbese abantu bari indani mu mujyi, ariko nubwo baba bari indani mu mujyi, nk'abantu basengera rwa Rutaburana indani mu mujyi, ariko nta kizabageraho. Abantu basengera mu Rugarama nta kibageraho, mu Miduha amatorero n'amadini ari aho ngaho. Hari aho mu mujyi hagati bazasenga rwose, za Gatsata kugira ngo ntabwo bizagerayo, Gasave, Gisozi yose ntabwo ariho. Ahantu mbese muri iyi mirenge iri imbere, umurenge wa Remera, wa Kimihurura, wa Kacyiru, wa Nyarugenge, wa Kicukiro, imirenge ishobora n'uwa Remera nawe uvuze, ni izakorerwamo amarushanwa azaberamo cyane. Ajya utuye njyewe mu murenge wa Kinyinya, ujya gusengera mu rusengero. Njyewe naho nzasengera, nzajyayo rwose, hari inzira nyinshi nzaca wese. nkaho urusengero imba ari umurenge, abari muri uwo murenge bose ari bwo basengeramo, ukibagirwa ko abava mu hirya no hino. Ariko ubwo hari imirenge mvuze isiganwa ritazageramo neza neza. hari abantu baturuka muri Kicukiro bajya gusengera, abo ntabwo bazajyayo, bazabura aho banyura. Niba nagerayo bazagaruka bitinze, kuko bavuga ko umuhanda uzajya ufungurwa ari uko umunyonzi wa nyuma avuye mu muhanda. nta n'uwamenya ngo azaba ari gukoresha izihe mbaraga. Ariko kimwe cyo ni ibintu byiza tugomba kwishimira, tubyakira neza, bikazaba kandi bizatugirira umumaro. urakoze cyane. rero bajya bavuga ngo u Rwanda akenshi twagiye twakira amakuru bavuga ko u Rwanda buriya ngo ruhishemo ibintu byinshi, ariko kandi turimo turabona n'ibimenyetso bigera bira mu Rwanda, bamugane nk'ayo marushanwa nk'iki byose ari mu Rwanda. U Rwanda ni agahugu gatoya, u Rwanda ni igihugu kitari kizwi ku ikarita y'isi, usanga iri nk'akadomo, ariko ibyiza byose birimo birajya gute, biraza gukorerwa mu Rwanda. Umubyeyi wacu yigeze kuvuga ngo nibyo turi igihugu gito ariko ntituri gito. Ariko ibyo amagambo urayivura ni ubaze ndi kuri kamera uri inyuma yayo, muri sobanura icyo kintu. Ubundi ni igihugu gito ariko kitari gito. Niwe musesenguzi. Bishatse oya ndakubaje, bishatse niwe musesenguzi kuba kandi nirenganya. Ahubwo ni ngiye nirenganya nese ari cyo mbajije ngo ndibaza nanisubiza. Ahubwo vuga uti mbaza ndagusubiza wowe uri kuvuga ngo u Rwanda ngo ku ikarita ngo ari nk'akadomo. Ubwo budomo bwa bujyana iriya ni igihugu, arega babivuga biriya wenda bageneje n'izo za Kongo, za Sudani, za Nigeria. Ubundi waruzwi igihugu cya mbere kinini ku isi ari Uburusiya. Ibyo wari ubizi cyangwa ntabyo? Icyo gihugu kinini ku isi buriya kinini, bageranya n'ibyo byose. Rero bagashobora ngo n'iki, ariko u Rwanda ni igihugu kinini cyiza kitubereye twebwe Abanyarwanda. Ahubwo ntibazanye no kucyita akadomo, n'ababyita akadomo rwose niba banyumva bazabirika. Ariko ngiye kubazanya indege zizadukoresha mu gihugu. Ahubwo se uvuga ibintu bimwe mara tutarabigana ukazana ibindi, ubu indege zigeze ute? Ubuze turangiye ibintu se wavuze ngo ubwo gihishe ibintu byinshi. Ubushize waravuze ngo ideni ngo yari Cyangugu, ariko ntirenganya man. Aho none ngiye kujya rero, we niwe ugiye kuvuga ko ideni yirumva yari mu Rwanda ngo ideni ni mu Rwanda. Rero none se ibyiza byose bikoza mu Rwanda. Ya migezi
ufurate n'urundi harya bizizengurutse ni iyi ubwo uravuga ko ari Nyabarongo se? Nyabarongo hari Ikivu hari oya imigezi Kivu ntabwo ari umugezi ubundi bikekwa ko Edeni yaba yari muri Iraq cyangwa Kuwait none ntirenganya mwiriwe mu Rwanda birakiko ariko kimwe cy'u Rwanda umenya hari ikintu utagisobanukirwa kabaze ngusobanuriye kuba umuntu atari gito uretse gato ngo Uwiteka ashyizeho abakerubi bashinzwe kurinda Edeni ngo bafite inkota buriya bari icyago none buriya bari icyago niyo mpamvu rero usanga ngo turakeka ko birakekwa ntabwo byemerewe kumenya impamvu bikekwa muri Iraq hari ahantu hari imigezi ibiri ibabona ariko babuze isoko yayo bigakeka ko yizengurutse iyo ngobyi nk'uko aho iri hose irahari ubwo nyine umva ryashambo utarirengaho yavuze ngo igihugu cyo ni gito ariko abanyarwanda ntituri gito kuba gito uzi ibyo ari byo noneho twagura muntu n'igihe igisambo mubudatanga nkaho banza uri gito ntirenga ujye utanga ntirenga ushobora kuba uri gito wowe wari wamiki hari na bombo ugaturangurira guha n'umwanya wanjye nkategesha tike nkaviriya nkaza hano nje kuguha umwanya uvuga ngo n'itike nkoresha iyo nje hano buri ibihumbi buriya n'ibihumbi 4 nkoresha mbiguhaye kugera hano no gusubirayo bintwara ibihumbi 4 buriya mbiguhaye rero yavuze ngo abanyarwanda ni igihugu gito ariko ntituri gito turatanga dufite umuntu turanakira n'amagare twayakiriye y'isi yose ariko nzabireba pe nzara amagare y'isi ntirenga dusome ijambo ry'Imana barafite amatsiko yo kuzareba ibyo vangwa deni n'icyango ubu n'ahandi dusome ijambo ry'Imana ntirenga Rwanda rwakumva kandi ubona iminota iturega kandi iminota burya tuba dukora ibiganiro bito abantu bari ntibaramba n'urutunze agatoki utunze u Rwanda agatoki abakoze ku mburi z'ijisho ry'Uwiteka ariko kibona ariko baba rutunga izo ntoki zabo ruba rwabagize umva umurongo ushaka ko dusoma mu kanya turaganiraho rero Mana data twese uri mu ijuru turagushimye dufite byinshi tugushimira uri Imana yacu bwite uri Imana idukunda uri Imana ituzi ndetse wavuze ko tukiri n'isoro mu nda za ba mama wari utuzi kandi udushyiriraho ibyo tuzakora n'uyu mwanya turi gusoza umugambi wawe kuko ibyo tuvuga hari abo bigira umumaro hari abo bihembura hari abo bifasha hari abo bihugura hari abo byigisha uhabwa icyo kandi niwo utuma tuvuga shimwa data turagushiye kudufasha ukaturinda tuna n'igihugu nkuko twaze tukivuga ni wowe ukirinda ni wowe udufasha muri byose uhabwa icyubahiro turi kuganira na mwene data n'abakurikira ikiganiro twese dufashe nuko dufashe uducishemo ibyagirira abantu umumaro aba ari byo tuvuga nteba amarangamutima yacu ahubwo habeho umuteguro w'ijuru urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2 umurongo mugufi gusa umuntu usoma Bibiliya wese azi urwandiko rwa 2 ariko n'uwa 2 ndawusoma wenda no kumbona ni mirongo miremire kandi myiza urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 1 umenye yuko mu minsi y'imiruka azaba ibihe birushye irenga aho twakuri umurongo umvise umenye niyo ugomba kwimenya cyangwa nawe nanjye nadukurikiye umva ukuntu umurongo uvuga yakambira umuntu ku giti cye kukubwira gusa saho ariko ndagira ngo mva akakango umenye donc nshobora kukubaza nshobora kukugira inama ariko none nk'itegeko umenye no gutongera umuntu yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushye irenganya nabonye uhunga kukubaza iminsi y'imperuka ni iyihe yatangiye ryari yatangiye Yesu akimara kuza mu isi wabaho urasubije kandi usubije biri byo reka narasomye ubundi uraceceka kandi ububizi mfite brove muri teologiya brove ufite brove ya teologiya ngero mfite brove militaire birakureba brove militaire cyari cyo militaire ntabwo nzi cyo umenye ko minsi y'imperuka azaba ibihe birushye irenga reka nkubwire ndi kujya nkunda Bibiliya cyane kuko uko nayikundaga njye natangiye gusoma Bibiliya mu 1982 na 3 gutyo namenye ubwenge mama afite gatabo k'isezerano rishya mama yarasigaga kanaririmba nari ntarakizwa nta n'iby'Imana ntabyo narinzi ariko ndi umwana ndetse gasoma agatabo ka mama k'isezerano rishya
ariko nkumva ibintu birimo ndabikunze ntangiye kwiga mbese uwa mbere wa kabiri ko njye nize ngerebutse no mu wa kabiri nasomaga ibihekane no mu wa gatatu byose bimwe ntari nanabyiga ariko noneho kuyisoma nzi ibyo ari byo muri 1985 ariko uyu munsi iri kugenda imbera cya ubu iyo ndi kumva ibiriho nkareba ibyo mbona n'ibyo numva ngo iminsi y'imperuka irimo ibihe birushye ubu se nakubwiye ibintu byari byambabaje byari byashimishije kakubwira amakuru numvise noneho umbwire niba yababaza cyangwa se yashimisha hano nshaka kubwira uri kundeba neza turebana ndakureba umva rero nirenga iminsi y'imperuka irarushya none ibintu byajyaga mu bihugu by'abazungu ukumva n'abazungu nyine niko babaye mu Rwanda rwacu rwa Gasabo ashaka kubwira nirenga nyawe umukobwa yajyanye ikirego mu rukiko ahubwo bari mu rwisumbuye cyangwa rwa Nyarugenge uretse inzego babanza gukiko rw'ibanze rwisumbuye ubwo nyuma hari bajya mu rw'ikirenga harwo nirwo rwarusigaye ikirego kigeze mu rukiko rwisumbuye uwo mukobwa bavuze n'izina ntagenda rivuga ko bitangaza ko byarivuze witwa Chantal uwo bamwita Dogiteri Chantal ariko ashobora kuba atari dogiteri byuko yabyigiye ahubwo ngo abantu bamuzi ngo ajya akunda kugaragara ngo muri shike ngo ajya avuga no sinzi imbo nkoranyambaga ngo avugiraho avuga ngo yigisha abantu ngo byingo kandi aracyari umukobwa yigisha abantu ngo ibyingo ngo akwigisha ngo abagabo ngo gutera akabariro akivuga ko ngo abyigisha ngo akwigisha ngo abakobwa ngo guca imyeyo akabivuga hariya muri shike ngo barimo noneho yajyanye umuntu mu rukiko rero umuntu yareze umuntu kandi uri mu nzego ko ngo yamubeshye urukundo ariko nyumvira icyo kintu kugereza nawe usungure yamubeshye ubu umusesenguzi noneho nawe ko yamubeshye urukundo bose babavuze undi uyu bavuze reka ngo yahoze ari na minisitiri niba n'ubu akiriwe hari abantu nanditse izina rye mu dogiteri witwa Nsabimana Ernest ari mu bayobozi mu gihugu hano kuko amazina bavuze nanjye ntabwo nareka kubivuga n'abandi barivuze we ni dogiteri byafite dogiteri yaba minisitiri cyangwa n'ubu yaba ntabwo minisitiri wese mbazi umuntu ajya mu rukiko umva akantu wumva ikirego wowe kubeshya umuntu urukundo kubeshya umuntu akajya mu rukiko ngo kanaka yambeshya urukundo ibi ndabihuza n'iminsi y'imperuka uretse njye sinjye ubwa kabiri nkubwira ko atari njye wita ibyaha njye ntabwo ari njye wita ibyaha yaba ibyaha mu mategeko yaba ibyaha muri Bibiliya ntabwo ari njye ubyita ibyaha urumva neza buriya uzi ko hari ibintu abantu bakora uzi ko buriya gusabiriza ari icyaha gihanwa n'amategeko wowe wari ubizi gusabiriza apana gusaba kuko gusaba nanjye nagusaba nawe gusabiriza uzi ko buriya ari icyaha gihanwa n'amategeko binarimo mu mategeko y'u Rwanda 361 n'imyarira niba ntabwo ari 19 n'ingingo ihana buriya gusabiriza n'icyaha gihanwa n'amategeko mu minsi yasebe abayobozi bari gushaka uburyo ubuzunguzayi bwahanwa babikira icyaha bari bakivyiga ariko ntibara icyo nshaka kuvuga rero hari inzego zigira ibyaha aho ngiye aho nerekeza ngoyo kuzunguza ibyaha guteze nyine iyo byagiye mu mategeko bishobora kwitwa unese umunsi ngo ubuzunguzayi ni izina ryahimbwe na ba nyirabyo imvugo ya leta ni ubucuruzi bw'akajagari naho ijambo ubuzunguzayi byahimbwe na ba nyirabyo bavuga ko bagiye kuzunguza nibo biyise abazunguzayi ariko imvugo ya leta ni ubucuruzi bw'akajagari neza ibyo kuvuga biurere byose ndabihuza ako nakari gaciyemo sose ndangaza icyo navugaga ni iminsi y'imperuka mpuza bigeze ku rwego umuntu ajya mu rukiko agatanga igarama y'urukiko agashyiraho umunyamategeko bari abantu baga amafaranga menshi afite umunyamategeko ariko uri gufata nk'ibintu byoroshye ariko ngubwo ajya nabonye yunganirwa n'umuntu witwa ndewe ndaje ndamubona ahantu namwanditse yitwa Iyamuremye Maurice uburanira uwo mukobwa ni Maître Iyamuremye Maurice tugeze ku rwego umuntu ashaka kuzazana umunyamategeko reka ngendoba ashaka kuzabwandoba nk'umunyamategeko akaza akadusomera ingingo ntuza ibyaha byose akabirangiza yabisoma igihe kinini reka nzamamagaza tuganire kuri icyo kintu cyo kubishyura urukundo nimba ari icyaha kuba buriya rero ntabwo uzi abantu bitwa abanyamategeko rero none se ntuzi ko uyu ari kuburanira urega kandi uregwa n'afite undi munyamategeko nawe uyu ubu Maurice afite ingingo zigaragaza ko uyu mukobwa yarenganye deja uzi
Maître Maurice ngo yabwiye urukiko ko ku gihe cy'abami no ku gihe cy'ubukoroni mu Rwanda ko ibyaha nk'ibyo byahanirwaga. Urumva neza, nyamara uwunganira uregwa nawe bamuvuze we ni Maître Butera Godfrey, hari na Butera Godfrey. Ndahakubwira itonde banze urajya undogo yukumbaza we ngo yavuze ngo icyo cyaha ntaho shingiro gifite, ntaho kimwe n'amategeko, arasaba urukiko ko utakwakira icyo kirego kuko nta shingiro gifite. Bivuze ngo abantu bagiye babeshya inkundo bicecekera. Ubu se wowe abantu mwakundanye bazaje kukurega? Ntabwo mwakundanye se ntubajyane. Tugaruke ko ni Chantal harya. Yitwa Chantal. Uwo nta bantu yabeshya inkundo. Aha, yes, baramutse bahari ahubwo se ugumva abantu nk'abo bareganye urumva gereza zaboneka. Abakobwa naba narabwiye ko mbakunda kaba ntarabajyanye, abambwiye ko bankunda bakabana n'abandi ubwo n'ikiragira umusore uyo shere si ndende, ibyo numva byazavamo ni ruhuza n'isi y'imperuka. Yaragusobanurira ngo yambwiye ko tuzabana nyuma y'itwabana, wenda akagaragaza ibyo yahaye uwo muntu. Umukobwa avuga aha, we avuga ko yamaze imyaka 5 bakundana, ngo bombi bakennye. Ari ikintu yamuhaye iki ahantu naje kuva amafaranga no kuri gutuma ntabijyana ku murongo, ariko atari yamuhaye ndaze. Aje nibaza ntabwo yakabye kujya kuri, ntabwo yavuze yamubeshye urukundo, ahubwo yakugumye ko yaramusikorotse amuha ibintu runaka, wenda akamushinja kwiyeje ikintu aramurega yuko yamubeshye urukundo bagakundana imyaka 5 bombi bakennye bakavugana ko bazabana, hanyuma Nyakuboha yamara gukira akijyanira undi uva ko yabaye dogiteri afite n'akazi gakomeye. Reka da yashyiriwe n'akazi akora nuko ari umukozi wa leta, ngo ababazwa cyane nuko uvuze ubwo umukobwa yavuze ngo akimara kumenya ko yashatse undi yahise arwara indwara y'agahinda gakabije, ahita arwara indwara y'umuvuduko w'amaraso, ngo ahita agira indwara ihindura uruhu rwe rwarahindutse kubera ko bamubeshya urukundo. Yavuze ko afite indwara 3. Guhinduka k'uruhu. Mbibaza kubeshya urukundo ndabyumva, ariko bavuga ati yarakize kandi byibuze hari akantu nakoze kugira ngo akire, hari ibyo namuhaye byibuze. Ahubwo nuko n'uru rubanza nzakomeza gukurikirana nkumva ndibaza ubu arifuza ko ariko umugore yajyanye akaba ari wajyane bakundanye, arifuza igikiza akababaro ntacyo yamuhombeje, ubundi arajya ngo bigende bite. Niyo minsi miruka nakuye ngo hazaba ibihe birushya tugeze igihe umuntu ari kugenda mu rukiko ngo twarakundanye ntiyanjyana. Abanyamategeko badukurikira bose mwandike muri komite mutubwire urwo rubanza noneho akantu nangizo k'amafaranga nari navuze ndakubwira, yavuze ngo muganga yamubwiye amusuzuma izo ndwara, yamubwiye ko ari mbizi zamugwa nabi, ngo amwandikira imiti irengeje 400,000. Nako kana k'amafaranga numvisemo yavugiye mu rukiko, ubwo ndaragira ngo Nyakuboha yamusubize haruko 400,000 kuko umva ko yaguze imiti yo kumuvura indwara yatewe n'uwo mubeshya urukundo. Kandi ubundi n'iki kintu bita kubeshya, none se tugaruka hari imiti ivura urukundo ibaho, ntago ari kwivuza urukundo, ari kwivuza indwara yatewe n'urukundo rutageze aho bashaka ko rugera. Ubwo rizagaruka n'ubwo wenda wavuga uti Nyakuboha niyitaba bakaburana wenda gatsindwa, katuvuge ko aza kaburana wenda bagasanga yahanwa, ubwo umukobwa yahita akira. Bageze ku rwisumbuye nabyo biziko ni rwisumbuye, nese urubanza bakibarushimye ntacyo bavuzeho uko byagenze, ariko ngo bari mu rwisumbuye bari nyuma ko bitanga rinda wibeshye makuru yaho rwatangiriye kugira ngo ugiye mu rwisumbuye. Ese urubanza ninde watsinzwe? Wa mugani watsinzwe ninde? Ariko uziko ndaje mu kanya ndandikira umunyamakuru numvisha abigiraho deba nawe mubaze mu rwibanze kuko ntiwagira mu rwisumbuye utavuye mu rwibanze. Udushakira amakuru mu rwibanze byagenze nicyo bavuze ko rubanza. None ngiye icyo ndi kuvuga abadukurikiye mu nyumve, ngicyo ndi kuvuga ni ijambo iminsi imperuka ibihe birushya. Twabanje kumva ariko witonde ndirenganya, twabanje kumva abantu bajya kuri etage bagasimbuka ngo umuntu bakundanaga yamwanze. Ntabwo byumvise habanywe yaside, ntabwo twabonye wiciye urutoki ayirana bigaragaje ko yagira cyangwa ararutema kugira ngo yereke umugore uri kumwanga ko ababaye. Naramubonye ku mbuga nkoranyambaga kandi ni umwana muto utunze umugore ukuze babanye nabi barashwana. Ejo bundi yanavuze ko umugore natamugarukira aziyahura.
abo bose ni ingaruka z'icyo bita urukundo, nubwo njye ntarona nk'urukundo ahubwo mbonamo nk'ibindi bintu. Uyu muntu rero ibaze ko ngo kubeshywa urukundo byatumye arwara umuvuduko w'amaraso, agahinda gakabije. Ibyo byombi ndabyemera ko bishoboka. Ariko nta muntu urankunda kuri uru rwego. Uramushaka. Ahubwo umva ikintu, umva ikintu ngira ngo umfashe gutekereza. Ibyo guhinduka, kubeshywa urukundo byatera indwara yo guhinduka k'uruhu. Aho nabizi by'ubuganga bashobora kutubwira ngo n'uruhu rwe ruri guhinduka, n'abamurega mu foto bavuga ati murebe uko rwabaye, ni ukubera kanaka wambeshya urukundo. Bavuga icyo bita nembaramuru, umuntu akarwara akajya, hari aho babyita indege, ahandi bakabyita muru. None hari n'uwo twari tuzi rwose yiziye kurwara hariya muri 2001 cyangwa 2000. Hari umuntu rwose nari muzi, n'ubu ndamuzi n'amazina ndayareba, twaranakoranaga akazi, aza kujya mu bitaro hariya bya gisirikare i Kanombe. Icyo gihe rwose uwo mwaka araryama ku gitanda ngo yarembye, ngo namuru ngo bakajya kuzana ngo umudamu ngo araza ngo aramuhobera sijui bitugane aba ngo arakize. Iyo ndwara ngiye ndumva yaba ari sinzi bara nibi nabaho sinkanayirware, nawe ntukayirware, iyo si n'indwara. Ariko kubeshywa urukundo byahinduye uruhu, agenda gakabije, ndabyemera. Yatekereza cyane akajya kure akakagira, nabyo bitera umuvuduko w'amaraso sava no guhinduka. Niba ari n'ibiheri yirwariye cyangwa ise cyangwa ibiki, ati no urukundo bambeshye. Urumva icyo nashatse kuvuga rero, abantu b'Imana mwe tugeze ko mu gihe cyo gusenga, kuko twasengaga tugasenga. Uwo noneho rero nta nubwo ari urubyiruko, si n'umuntu ukiri muto, aranakuze rwose, ni mukuru, arakuze pe. Ariko umva gufata amafaranga, umunyamategeko ntabwo wajya kuvuga utamwahaye na avance byibuze, ntabwo ajya mwidusira urukiko utamuhaye na avance, ugafata amafaranga ukayatanga. Ibyo bita igarama y'urukiko ntabwo nzi arangahe bishyura. Ibi biratwinjiza mu gusenga no gusengera abantu bageze kure. Niba umuntu ashobora kunywa umuti, umuntu bakundanaga yamwanze umuti wica ukamwica, umuntu akajya kuri etaje areba ukuntu ireshya agasimbuka akundaga, none birangiye ibi twabivuga mu bihugu by'Uburayi, kuko tutazi ngo barenzwe bababuze ibyo bakora. Naho kumbe natwe umunyarwandakazi mwene wacu agiye mu rukiko kurega umuntu ngo yambeshya urukundo. Nta nubwo ari ukubeshya urukundo, ariko neza abantu benshi barakunda akagira ubwo ahitamo ubu abantu. Nta gitangaza kirimo. Bakunde Kristo, bakunde Yesu, n'abantu barahinduka, Yesu n'udahinduka. Yesu se batabona bamwemera wa mugabo we, ko babashaka bahura nabo bavugana bikarangira bagiye kwiyahura no kujya mu nkiko. Ibiro nabihuje n'iminsi y'imperuka, ko hazaba ibihe birushya. Aravuga mukomeje ukayasoma, kuko avuze ngo abantu bazabikunda, bakunda impiya, bazakunda babo indashima, bikakaza, bakunda baneze zo gukunda Imana, ugasoma. Ariko iminsi y'imperuka, uko ntirenganya yavuze, kuva Kristo atangira kuboneka mu isi avuka, yari iminsi y'imperuka. Umuswa wa Pawulo yanditse ngo ikibuzo umugume gukora ngo uko kitarakorwa, ngo amayoberano yo mugume n'ubarakora mu buryo bw'umwuka. Nibi byose turimo rero, abantu babe maso, dusoze tugira inama urubyiruko n'abakiri mu nkundo nk'izo ngezo. Twarakunzwe kandi n'ubu abo turi kumwe nabo turacyakundana. Ariko bantu mukiri muri ibyo ngibyo, umuntu mwitwa ko mukundana, nubona mutagikundana uzakundane n'undi. Nabonye umuntu umwe ku mbuga nkoranyambaga ngo umukobwa ngo niyanga, ngo uzabwire uriya, ngo niyanga, ngo ubwire uriya, ngo niyanga ujye hariya. Yes, barahari, ntabwo byari ibintu, ntabwo mukundanye. Abantu se barangiye. Bakobwa ntabwo abasore bose barangire kuri umusore mukundana, hirya ye hari abandi basore. Ntabwo abakobwa bose barangire kuri umukobwa mukundana, hirya ye hari abandi bakobwa. Hari n'indirimbo ni sinuka ari yande byashari vango bavugaga ko abeza bavuka buri munsi, nibivuga ngo bituma nkuratanya nibwa y'igikundiro ni yande, ni ya nkuru byashari ni yande, tuma nkuratanya nibwa y'igikundiro sinzari avuga ngo bavuga ko abeza bavuka buri munsi. Abeza baravuka buri munsi, ibyo byo kumwihaye, mwatwe byo kunywa imiti bakajya gupfa, cyo kujya ku mataje mugasimbuka, cyo kujya ibirego mu nkiko mugatanga amafaranga muyapfusha ubusa. Wa mugani mwakunze Yesu we ko atazabahimukira, atazabababaza. Tumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Umukobwa akajya kurega umuntu mu rukiko, ngo kandi umuntu ukamurega ari umukozi wa leta unakomeye, uri mu nzego zifata ibyo zikomeye, ukajya cyangwa aragira ngo amenyekane nawe ahari. Ntabwo abantu bose barize bo bakundanye, gereza ntabwo zaboneka.
tuvuze ko cyangwa aragira ngo atwike n'abamugana. Ariko hari igihe bashaka gutwiga bigashika aribo bitwitse, ubona uriya muntu avuga ngo yagiye kuzima nubwo ari kuvuga wenda ngo ntabyo ari kuvuga bigize icyaha, nanjye sinifuza ko bigira icyaha, sinanavuga ngo inzego zimuhamagare, ariko nakomeza kugenda bivuga hakiramo azashuka yavuzemo n'ibyagira ibyaha. rero ntabwo ari kumena amaraso, ngo agiye kumena amaraso. Niko yavuze, ntabyo numvise. Wowe utwaganiye ejo bundi ngo agiye kumena amaraso, wavuze ko yibere kuzimu ngo yapfuye ngo n'umwaka yapfuyemo ngo awuze, ngo agiye kumena amaraso. Mwihore utikomeze uvuge yambaye imituku aho watangiye avuga ngo yanyweye amaraso y'undi ntabwo umwibuka. Ntibamukubise ipingu ati burya nagira ngo menyekane. Uyu mudamu rwose abure kwirerera abana, iminsi y'imperuka iragora abantu, ntagara ngo njye napfuye umwaka uyu n'uyu, ndahuze napfuye kera, ubu nibere kuzimu, mvugana n'ipusi nkaganira na Marijo ze nkavugana n'ibinyenzi. Ariko mw'abantu ibi bintu koko iminsi y'imperuka iragoye, irimo ibihe birushye. Dukora iki? Ni rya jambo nize kuganira, twubura amaso yacu turemwe. Bisobanura iki? Mu mutima hajyemo Imana, turushaho kumva Imana, turushaho gusenga, turushaho gukiranuka. Nicyo gisubizo cy'ibi byose. Urwo rukundo dukunda abantu bikanda niturugabanye, turukunde Yesu utazaduhemukira. Yesu ntazatubabaza, Yesu igihe cyose azaba hari, tumugumeho tumunambeho, ariwe turukunda, dore ko ari ufite n'inyungu. Ariko n'abagikundana mukomeze, ariko kandi hirya yabo mukundana hari abandi. Murakoze, katugere ku musozo, ijambo n'iryo ngiryo. Reka mbasabire umugisha kandi nsengere n'ibindi byifuzo mufite, najye Imana irabisubiza. Uwiteka uhabwa icyubahiro, se umwami wacu Yesu Kristo ushimwe. Ndasenze ngo urengere abantu, urengere urubyiruko, urengere abakuze, abanduta n'abonduta, abana bato, suka imbaraga zo kubakomeza mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese wafashe nk'uko udukunda, wadukunze cyane ugatuma utanga umwana w'ikinege, dufashe natwe tugukunde tukubureho amaso. Abakunda n'impundu zipfa ubusa, ahubwo wari ukunda Uwiteka Imana Nyiringabo. Kandi ndasenze muri uyu mwanya, sengera umuntu wumva iki kiganiro afite ikibazo icyo ari cyo cyose, uko kingana kose, uko kimeze kose, uri Imana idakangwa n'imisozi, uri idakangwa n'ibihurura n'ibiterwa ibyo ari byo byose, urakora ukabigaragaza. Ndasenze ngo umutabare umusubize icyananiranye cyose, umubere igisubizo. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.